urwandiko rw'abaheburayo ruraduha ubutumwa buri mu ngingo isezerano risha mu ishusho y'isezerano rya kera. Ni iki cyatumye Yesu atabambwe Yerusalemu? Kwa Yerusalemu yashushanyaga imbago z'amategeko, ko Yesu Kristo yasohotse mu mategeko kandi nawe ayavukamo, noneho agacungura abatwarwa nayo, noneho bikaduhesha gucungurwa kw'iteka ko tuvuye mu mbago z'amategeko. Witeka umva gusenga kwanje, gutaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cya nimugoroba. Reka nsuhuze inshuti ya Gusenga Everyday, nizere ko mumeze neza mu bikumwe nanje Manakiza Edouard, abari mu Rwanda, Shalom abari mu Burundi, Yambi turabakunda, mumeze neza, twizere ko mumeze neza. Nimba mumeze neza, Imana ibahe kandi reka tubashimire ko mukwenda ibya byacu bya Gusenga Everyday, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha, Imana ibahire. Tubasaba rero buno butumwa bwacu muze mubuhereza inshuti yawe uzadufashije kwamamaza ubutumwa bwe. Twizera ko abarundi mukunda ijambo ry'Imana cyane gose, turabashimiye. Abari muri Afrika mwese mushaka kumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha, turakunda kuri Gusenga Everyday, tubabwira mu inshuti nziza cyane ari ku mugabane w'Uburayi mukwenda ibyacu. Imana ibahe umugisha, Imana ibahire, Imana ibagure. Ari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Amerika mukwenda ibyacu, turakunda muri inshuti zakadasohoka, tubabwira ngo Imana ibashigikire, Imana ihire imirimo y'intoke zanyu, kandi Imana izabahe ubugingo buhoraho. Abari ku mugabane wa Australia, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha cyane. Abantu muri Australia mukurikirana byacu ntabwo muri abantu benshi, tubagusaba wowe ukurikirana bya Australia tubera umu ambassadeur mwiza wo kugeza ubutumwa bwiza muri Australia. Muzabudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza nkuko mubona kuri kamera za Gusenga Everyday. Turi kumwe na Pastor aho. Shalom. Umeze ute? Turi bazima. Umeze neza? Turaho. Usaza ndabona ubusaza sikintu. Gusaza hari umusaza, hari umuntu yarambwira ngo ubusaza bunyaga ubugabo. Base watangira usuhuza abantu nasenga Imana. Turabasuhuza bene data batugana kuri channel ya Gusenga Everyday, batuye mu bice bitandukanye by'isi, imigabane itandukanye, ibihugu bitandukanye, intara zitandukanye z'igihugu. Ni karibu n'Imana iduhana umugisha, abadufasha gusangiza ibiganiro kuri channel ya Gusenga Everyday yo mubibonye. Imana ibaha umugisha mubigeze ku bandi, murusheho kugira umuhate wo kwamamaza ubutumwa bwiza, kandi Imana izabagororera. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Abavuga ubutumwa n'ababwamamaza bose bakabusangiza abandi bazahabwa ingororano. Kubamamaje ubutumwa kw'ikamba ry'ibyishimo muzarihabwa. Imana iduhana umugisha, murakoze. Mana turagushimiye, turaguhimbaje ku mwanya uduhaye kwamamaza ubutumwa bwiza. Turi imbere yawe rero kugira ngo utuyobore mu ijambo ryawe. Tugiye kwamamaza ishimwe waraduhamagaye dukura mu mwijima, kugira ngo tubigeze ku bantu bari mu mwijima, tubakure mu mwijima tubageze ku muco wawe w'itangaza, kuko wabidusezeraniye, kuko wavuze ngo tugende duhindura amahanga yose. Niwo mugambi dufite wo kwamamaza ubutumwa bwiza, dutanga ijambo rihindura amahanga, kugira ngo bose Nyagasani itorero ryawe rirushaho gushikama, rirushaho gukomera, abahindutse bakomezwe n'ijambo ryawe, ndetse n'abatarihana bagishidikanya bashe guhindurwa n'ijambo ryawe. Urakoze, tangirane natwe, usozanye natwe, ri mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Pastor kazi tuguhaye kazi. Tugiye kuganira hamwe urwandiko rw'abaheburayo. Urwandiko rw'abaheburayo ni nk'incamake, ntabwo turabivuga byose, ariko incamake y'urwandiko rw'abaheburayo. Urwandiko rw'abaheburayo ruduha ishusho y'isezerano risha mu ishusho y'isezerano rya kera. Ruvuga ngo undi mutwe w'amagambo ni les deux alliances, ni ukuvuga ngo impuza amasezerano cyangwa se isezerano risha mu ishusho y'isezerano rya kera. Abaheburayo nibyo bitubwira. Rurimo ubutumwa bwiza bukomeye, kuko butubwira ikintu cyitwa sacrificature, ubutambyi. Kandi natwe turi abatambyi mu cyimbo cya
Kristo. Nubwo habaye ubutambyi mu isezerano rya kera binjiraga hera cyane, hari n'abatambyi b'isezerano risha ari byo torero tubasha duhuza Imana n'abazimiye. Turi abatambyi mu cyimbo cya Kristo. Rero urwandiko rw'Abaheburayo ni nk'umugabane, niko twavuga, ukurikira inzandiko za Pawulo, kuko benshi baracashidikanya ku mwanditsi w'uru rwandiko. Kugeza na n'uyu munsi wa none ntibaramubona. Uwitwa Martin Luther yaragenzuye akora ubushakashatsi avuga ko uru rwandiko rw'Abaheburayo rwanditswe na Apolo, ariko sibyo. Uwitwa Teritulian umujenama w'itorero wabayeho muri 250 nyuma ya Yesu, nawe yavuze ko uru rwandiko rwanditswe na Barinaba. Ariko inama nkuru yabereye Karitaje muri 419 yahamije ngo urwandiko rw'Abaheburayo rwaba rwaranditswe na Pawulo, ariko nta ngingo zigaragara rwishingikirijeho. Gusa bamaze guhamya ko urwandiko rw'Abaheburayo rwanditswe na Pawulo nabyo atari byo, berekanye amagambo yanditswe muri Habakuki igice cya 2 umurongo wa 4 ko abakiranutsi batsindishirizwa no kwizera, ariyo umwanditsi wanditse Abaheburayo yongeye kwandukura mu gice cya 10 umurongo wa 38 ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. None ayo magambo Pawulo ayashiraho komantere mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 28 ngo umuntu atsindishirizwa no kwizera gusa, ntabwo atsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Babonye Habakuki, babona na Pawulo bahuriye ku kintu cyitwa kwizera, abantu baravuga ngo urwandiko rw'Abaheburayo rwanditswe na Pawulo, ariko sibyo. Izindi zandiko zose uko ari 13 yashizeho izina ryavuga ko ari we mwanditsi. Ntabwo yari gutinya kuvuga ko ari we mwanditsi w'Abaheburayo. Rero abantu benshi bavuga ubutumwa bwiza babwiriza ko Abaheburayo banditswe na Pawulo, ariko sibyo, nta gihamya kigaragara. Niba Pawulo yaravuze kwizera na Habakuki avuga kwizera, n'uwanditse Abaheburayo akavuga kwizera, ntari cyo caba gihamije neza burundu ko urwandiko rw'Abaheburayo rwaba rwaranditswe na Pawulo. Uretse ko Martin Luther yavuze ko ari Apolo, Teritulian avuga ko ari Barinaba, inama y'Ikaritaje yayobowe na Catholicisme ivuga ko ari Pawulo warwanditse, kuko muri 380 nyuma ya Yesu niho izina Catholicisme ryavutse. Ubwo muri 419 hari Catholicisme. Iyo nama yayobowe mu nama y'Ikaritaje, inama nkuru ya Karitaje niyo yavuze ko urwandiko rw'Abaheburayo rwanditswe na Pawulo, ariko nta gihamya kigaragara, sibyo. Ubwo nukuvuga ngo iyo tubwiriza dukoresha Abaheburayo turavuga ngo turebe ko umwanditsi w'Abaheburayo atubwira, dusome mu rwandiko rw'Abaheburayo, ariko ntabwo tuvuga ngo dusome uko Pawulo yatubwiye mu Baheburayo. Oya, inzandiko za Pawulo zemewe zizwi ni 13 nkuko tuzizi twese: n'Abaroma, n'Abakorinto ba mbere, n'Abakorinto ba kabiri, n'Abagalatiya, n'Abaefeso, n'Abafilipi, n'Abakolosayi, n'Abatesaloniki ba mbere, n'Abatesaloniki ba kabiri, ni Timoteyo ya mbere, ni Timoteyo ya kabiri, ni Tito na Filemone. Izo zandiko ko ari 13 nizo zitiriwe Pawulo, akaba ari we mwanditsi wazo, ariko ntabwo yashizemo Abaheburayo. Bamwe baravuga ngo Pawulo yanditse inzandiko 13 ngo nyuma arongera yandika Abaheburayo, ariko sibyo. Uru rwandiko rero rutubwire by'amasezerano yombi. Turusesenguye igice cya mbere c'Abaheburayo kitubwira icyazanye Yesu, kuko yaje kumenyekanisha Imana no kuba insinzi y'icyaha. Igice cya kabiri kitubwira uko gutabarwa kw'abera kumera guturutse ku mubabaro wa Yesu Kristo, nk'uko Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 18 haravuga ngo kuko yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha gutabara abageragezwa bose. Igice cya 3 bagereranya Yesu na Mose, baravuga ngo Yesu Kristo yarakwiriye gutekerezwa ko akwiriye guhabwa icubahiro kiruta icya Mose, nk'uko icubahiro cy'umwubatsi kiruta ic'inzu. Nuvuga ngo bagereranya ubutambyi bwa Yesu n'ubwa Mose, berekana ko Yesu aruta abatambyi bose, aruta na Mose. Igice cya 4 noneho tubwira ko isezerano ryo kwinjira mu ruhukiro riracariho kubakererwa. Abantu benshi barategereje, ariko isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bw'ukuri riracahari. Ubwo noneho rero abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bakwiriye kwemera
bakaza bemera ko isezerano ryo kwinjira muri ubwo buruhukiro rikiriho kandi ntibakererwe, kugira ngo badasa naho batabushikira, kuko n'abakurambere bacu bumvise ijambo ry'Imana, ariko abaryumvise ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntabwo baryakiranye umutima wizeye. Noneho rero bituma batinjira mu buruhukiro, ariko biracasigaraye bamwe kubwinjiramo, nubwo babandi bavuzwe haraguru n'aba Isirayeli bananiwe kubwinjiramo bitewe no kugira umutima utumvira cyangwa bitewe no kutizera. Imana yongera gutoranya inzira noneho y'uburuhukiro, ariyo ivuga ko abakerewe bakwiriye kwinjira mu buruhukiro. Ni igice cya kane. Igice cya gatanu kitubwira uko umutambyi atoranya mu bantu. Iyo umutambyi atoranijwe mu bantu, atoranywa n'Imana ku bw'abo bantu. Nizo mpamvu atoranizwa gutura amaturo no gutamba ibitambo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nizo mpamvu akwiriye gutura amaturo agatamba n'ibitambo, kandi akabatoranywa afite ubushobozi bwo kwihanganira abayobye n'abatagira ubwenge, kuko nawe agoswe n'intege nke. Nizo mpamvu umutambyi ukomeye abanza kwitambirira ibyaha bye mbere yo gutambirira abandi. Ni igice cya gatanu. Igice cya gatandatu kitubwira abantu basubira inyuma, bararangije kumenya ukuri, bararangije gusogongera ku ijambo ry'Imana, barangiye kwakira umwuka wera, bamara bagasubira inyuma, bakagwa bakavamo. Ese bizagenda biti byabo? Abaguye bakavamo, biravuga ijambo ry'Imana ntibishoboka ko bongera guhindurwa basha, ariko Bibiliya ivuga ko abaguye bagihumeka bashobora kongera guhindurwa basha. Ni ukuvuga ngo nta muntu utababarirwa imbere y'Imana kereka uwanze kwakira imbabazi. Abaheburayo igice cya gatandatu kitubwira abantu bagwa ubwende, bagakora ibyaha ubwende bakavamo. Noneho rero igice cya karindwi kitubwira ibya Melikisedeki, ariwe mutambyi ukomeye, kandi akaba umutambyi ariwe mwami w'i Salemu. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ari wa wundi wasanganiraga Melikisedeki. Noneho ni Aburahamu. Melikisedeki asanganira Aburahamu mu kibaya cy'Ishave. Noneho Melikisedeki rero wahaye Aburahamu umugisha, Aburahamu amweguriye icya cumi cya byose yari afite. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Melikisedeki uwo ni umwami w'i Salemu. Isalemu ni izina rya Yerusalemu rya kera, risobanura ngo ni umwami w'amahoro. Ntagira se, ntagira nyina, ntagira inkomoko z'ibihe, ntagira itangiriro ry'iminsi n'iherezo ry'ibihe, ashushanywa n'umwana w'Imana kuko atagira abasekuruza, akaba ari we mutambyi ukomeye. Igice cya karindwi ibya Melikisedeki. None igice cya munani kikatubwira ibyo isezerano rya kera ryananiwe rigasora mu isezerano risha. Ku ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya munani haravuga umurongo wa karindwi ngo isezerano rya mbere ryinonosora ntibyajaga kuba ngombwa ko hashakwa irindi. None igice cya cyenda kikatubwira iby'ubutabyi mu buryo noneho bweruye busesenguye. Kitubwira mu nshamake ihema ry'ibonaniro. Kikatubwira kiti ihema ry'ibonaniro ryagiraga imyanya itatu. Umwanya wa mbere wagiraga ibice bitatu, umwanya wa kabiri ukagira ibice bitatu, umwanya wa gatatu ukabamwo ibice bibiri. Nuvuga ngo umwanya wa mbere w'ihema ry'ibonaniro, kuko ryashushanyaga Kristo, rigashushanya itorero, rigashushanya umwizera. Ihema ryashushanyaga ibintu bitatu. Mu Baheburayo igice cya cyenda ryashushanyaga ibintu bitatu. Ryashushanyaga Kristo, rigashushanya itorero, rigashushanya umwizera. Ubwo rero ihema uko ryari ryubatswe ku butaka ryagiraga imice bitatu by'ingenzi binini. Hari igice cya mbere cyari irembo, hakabamo ameza yo gutunganirizaho ibitambo, hakaba n'igikarabiro. None igice cya kabiri kikabamo igitereko cy'amatabaza arindwi. Noneho hakabamo igicaniro c'imibavu, hakabamo n'ameza y'imitsima yo kumurikwa. Igice cya gatatu bahitaga hera cyane, icya kabiri habikita ahera. None igice cya mbere bacitaga igikari, igice cya kabiri ahera, icya gatatu ahera cyane. Ubwo igice cya gatatu cyari kingirijwe cyangwa gitandukanijwe n'ahera n'inyegamo. Igice cy'ahera cyane cyari gitandukanijwe n'inyegamo n'ahera. Ni ukuvuga ngo iyo nyegamo ni rido. None umwenda ukingirije ahera, iyo umutambyi wateguwe umwaka wose yashakaga kwinjira, iyo yabaga yateguwe umwaka wose,
akinjira ahera cyane, akajana amaraso y'itungo, y'ihene cyangwa y'intama cyangwa y'imfizi y'inka, akayajana ahera cyane. Iyo yinjiragayo noneho rero yasangaga isanduku y'isezerano, hakaba noneho icotero cashuzwe mu izahabu. Ya sanduku y'isezerano yabaga ifite umupfundikizo wayo bita intebe y'imbabazi cyangwa se propitiatoire cyangwa se intebe y'ihongerero. Abakerubi babiri bahuje amababa bateye igicucu intebe y'imbabazi, bakaba bari hejuru ya ntebe y'ihongerero, noneho babita abakerubi. Munsi y'ayo mababa y'abakerubi niho habaga ubudahangarwa bw'Imana bwitwa Shekina, aho umutambyi yinjiraga ahera cyane yanyura munsi y'amababa y'abamarayika b'abakerubi, agakubita umutwe ku ntebe y'ihongerero ayishwe n'ibyaha, kugira ngo babashe gutegura undi bakamukuruza umugozi. Ni ukuvuga ngo isanduku y'isezerano yabagira aho ngaho munsi y'abakerubi bahuje amababa. Ariko iyo sanduku y'isezerano ikamwe ibintu bitatu: habagamo urwabya rw'izahabu rumomanu, hakabamo ibisate by'amabuye biriho amategeko 10, ikabamo inkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo. Noneho ca cotero cabagira iruhande rw'isanduku y'isezerano cashuzwe bw'izahabu. Ibindi tuzabibabwira ubutaha. Ariko noneho rero byerekana ishusho y'ubutambyi bw'isezerano rya kera mu isezerano risha. Habaga abatambyi rero mu isezerano rya kera, kandi bagatoranwa, buri wese akinjira ahera cyane uko umwaka utashe, yatoranijwe umwaka wose. None bakagenda basimburana uko umwaka utashe, uko umwaka utashe, uko umwaka utashe. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira mu Baheburayo igice cyaho ca 9 umurongo waho wa 12, haravuga ngo yinjizwagamo n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa. Ariko Yesu Kristo yinjiye ahera atinjijwe mu ihema n'amaraso y'ihene cyangwa y'ibimasa, ahubwo yinjijwemo n'amaraso y'ubwe kugira ngo atubonere gukizwa kwiteka. Ni ukuvuga ngo atubonere gucungurwa kwiteka, kuko yinjijwemo n'amaraso ye. Hari abatambyi mu isezerano rya kera, kandi umutambyi winjiraga ahera cyane yabaga ateguwe umwaka wose, kuko umutambyi agomba kwinjira ahera cyane uko umwaka utashe. Abo batambyi rero bashushanyaga Kristo uzaba umutambyi wisumba byose mu izina rya Melikisedeki, ko Melikisedeki ni Yesu mu isezerano, niryo zina bamuvugaga. Narizo mpamvu uwo mutambyi winjiraga ahera rimwe uko umwaka utashe, asimbuye na Kristo winjiye ahera rimwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yinjijwe ahera rimwe n'amaraso ye kugira ngo tubonere gucungurwa kwiteka, atari ukwinjira buri mwaka. Nkuko twumvise ko Yesu Kristo ari ryo hema, kandi ihema rigashushanya umwizera, rigashushanya itorero. Umutambyi winjiraga ahera cyane rimwe ni ku mwaka. Iyo abaga rero aguyemo, nubanga ubutambyi bwarongeraga bugategurwa, bagategura undi. Icyo ni igice cya 9 kitubwira iby'ubutambyi. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ahatari amaraso ntihaba impongano y'ibyaha. Sobanura ngo uko amaraso y'ihene n'ay'amapfizi cyangwa ibimasa n'ay'iriza y'inka, iyo byabaga biminjagiwe ku bahumanye, byarabezaga bagatungana bagahumanuka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nkanswe amaraso ya Kristo Yesu witanze atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, ngo mbese ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Amaraso ya Yesu rero ni rimwe, yitambye rimwe, atubonera gucungurwa kwiteka. Ubwo Abaheburayo biduha ishusho y'ihema ry'ibonaniro neza. Nkuko twabivuze, buri gice cy'ihema cagiraga ibyo bice, kikagira ibyo bice nkuko twabivuze. Ariko noneho rero bigashushanya Kristo uzaza, bigashushanya itorero, bigashushanya umwizera. Igice noneho cya 10 kitubwira iby'abakora ibyaha nkana.
ijambo ry'Imana ku gice cya 10:26 ngo nidukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri ntiyabakiriye igitambo c'ibyaha kereka gutegerezanya ubwoba no gutegereza uburakari bw'inkazi buzarya abanzi b'Imana. Ijambo ry'Imana iko rivuga, ariko abantu bakibaza ngo mbese umuntu akoze icyaha nkana ntabwo yababarirwa? Mu isezerano rya kera bari barateguye imidugudu y'ubuhungiro mu gitabo cya Yosuwa. Iyo midugudu y'ubuhungiro umuntu yabaga akoze icyaha cyo kwica umuntu atabigambiriye akaba ashoboye kwiruka akayihungiramo kugira ngo umuhozi naza gatozi n'uwakoze icyaha agasanga yayigezemo ye kuba kimukozeho. Uwabaga narageze muri iyo midugudu y'ubuhungiro nta wamukoragaho. Ni imidugudu yari yarateguye guhisha abantu bakoze icyaha ariko batacitumye. None hano batubwiye ngo umuntu ukoze icyaha nkana, ese umuntu wakoraga icyaha nkana yarababarirwaga? Oya. Ese wakoraga icyaha cy'impanuka mu isezerano rya kera yarababarirwaga? Oya. Iyo umuhozi yabagaje agasanga atari yinjira mu midugudu y'ubuhungiro yaricwaga agahorwa. Kandi none rero yaba uwagikoze nkana yaba uwagikoze atabigambiriye mu isezerano rya kera abo bose baricwaga bagaterwa amabuye iyo habonetse abantu 2 cyangwa 3 babashinje. Ariko mu isezerano risha rero ibyaha abantu bakora ntabwo byose bibatungura. Icyatumye bavuga ngo uwishe umuntu atabigambiriye bishaka kuvuga ko icyaha cy'impanuka kiri mu kwica gusa. Ntabwo kubesha byaba impanuka, ntabwo kwiba byaba impanuka, ntabwo gusambana byaba impanuka. Ni ibintu bitegurwa. Nta uva i Kigali ngo aje gusambana ku Kibuye bimutunguye, nta ubesha bimutunguye, kuko kugira ngo ubeshe mugenzi wawe ubanza kwibesha bikabona kuja kuri mugenzi wawe. Nta muntu wavuga rero ngo byarantunguye ndabesha. Nta muntu wiba bimutunguye, kwiba birategurwa. Ariko kwica bishobora gutungura. Icyatumye bavuga ngo yakoze icyaha cy'ubwicanye atacitumye. Umuntu ashobora kugonga, umuntu atwara imodoka, umuntu ashobora gutirika ibuye rikagwa ku muntu, umuntu ashobora kuba ari kubaka igisenge kikaridukira abantu bikaba ku mpanuka. Ibyo byaha by'impanuka mu isezerano rya kera byerekeranye n'ubwicanyi bahungiraga mu midugudu y'ubuhungiro. Umuhozi yaza yasanga bayigezemo ntabakigize icyaba akaba ararokotse. Ariko mu isezerano risha ntabwo icyaha cy'impanuka kibarwa, ntabwo ari icyaha. Ushobora guhorwa nabo wiciye, ariko Imana ntabwo yandika icyaha kubera utagiteguye mu mutima wawe. Nubagwe icyaha cy'impanuka nuba ngo ku Mana ntabwo ari icyaha. Wishe umuntu utabigambiriye si icyaha, uretse ko nta wakwiba atabigambiriye. Ariko kwicaho byaba iyo utabigambiriye nta cyaha Imana yandika. Ariko isezerano rya kera kuko yari pour dent pour dent baraguhoraga iyo wagufashwe utarinjira mu midugudu y'ubuhungiro. Uyu munsi wa none rero Bibiliya ntabwo twemera gukora icyaha nkana, twaramenye ukuri. Ariko ubaye unagikoze nkana, imidugudu y'ubuhungiro yerekanaga ko Kristo kujiwe byoroshe, kandi ko Kristo ubwe yakira abantu bose, kandi ko amarembo aja kwa Kristo atugarirwa iteka ryose, kandi ko Kristo ari igitambo gihagije ku bantu bose, kandi noneho ko Kristo ari we cyambo kitugeza ku bugingo. Uwakoze icyaha nkana yababarirwa, uwasambanye yabigambiriye yababarirwa muri Yesu Kristo, ariko ntibabigira akamenyero. Abaroma mu gice cya 5 ngo mbese tugire dute? Dukora icyaha nkana kugira ngo ubuntu bw'Imana busage ngo ntibikabeho. Gukora icyaha nkana ushobora kubigwamo, ariko wabikoze nkana Yesu arahari yakwakira ubayihindukiye. Ko abantu benshi bakora ibyaha nkana. Mu isezerano risha rero ni imbabazi za Yesu Kristo zatuboneye gucungurwa kwiteka, ariko Kristo akaba rutabatambye bisezerano rya kera. Igice cya 11 kikatubwira ibyo kwizera.
uko intwari z'abizera guturuka kuri Abeli ukaja kuri Enoki ukaja kuri Nowa ukaja kuri Aburahamu ukaja kuri Isaka ukaja kuri Yakobo ukagera kuri Mose, izo ntwari zose z'abizera ni igice ca 11 kandi kikatubwira ko bitashoboka ngo umuntu anezeze Imana atizeye. Ico gice nico kibitubwira ya kwizera kwari ukumenya udashidikanya ibyo utareba kwari ukuri, kandi bikaduhamiriza ko ibyo tutareba ari ukuri. Nibyo binatubwira ko abakurambere bacu bahamijwe neza kuko bari bafite uko kwizera. Ubwo barimo noneho Abeli, bakabamo Enoki, hakabamo Nowa, hakabamo Aburahamu, hakabamo Isaka, hakabamo ba Yakobo, hakabamo ba Mose. Abo bose kwizera bari intwari zo kwizera, ariko noneho ntabwo bari bagahabwa ibyasezeranijwe. Abaheburayo batubwira ubutwari bwo kwizera. 12 hakatubwira noneho ukuntu umuntu agomba kubana n'abantu amahoro, agashakisha inzira zose zo kwezwa kugira ngo noneho yegere Imana. Mubana amahoro n'abantu bose, mushakishe mushireho n'imbaraga zo kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa, kuko uteje watazabona Imana. Kugira ngo umuntu azabone Imana agomba kwezwa. Kwezwa rero kuko bigizwe no kwambaza Imana, gusenga, bikagira no kusoma ijambo ry'Imana, bikagira no guterana kwera. Guterana kwera ku gice cyacu umurongo wa 25 bitubwira ko izo ngamba zo kwezwa kuko uteje watazabona Imana ni ku bice 12, ariko ibice 13 bikatubwira uko tugandukira ubuyobozi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mugandukire, mwubaha ababayobora, mubagandukire muri byose kuko ari bo bababera amaso barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa, bazabazwa imitima y'abantu. Ruvuga ngo wowe umukiranutsi gandukira ukuyobora uwari wese kuko ubuyobozi bwose buturuka ku Mana. N'Abaroma 13 bavuga ngo nta butware butavuye ku Mana, nta buyobozi butavuye ku Mana. Ushaka kuzabona ubugingo buhoraho, ca bugufi wubahe abayobozi bose, yaba mudugudu, yaba nyumba 10, yaba umuvugabutumwa, yaba pasitoro, yaba meya, yaba umucamanza. Mugandukira ababayobora muri byose, mubagandukire muri byose. Noneho mwitorero baravuga ngo nibo bababera amaso barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa. Nibyo igice ca 13 kitubwira. Urwandiko rw'Abaroma ruraduha ubutumwa buri mu ngingo enye. Hari abantu binangiye imitima yabo, bakaba baranze kwakira ubuntu bw'Imana, babwirije ubutumwa kenshi banga guhinduka. Ariko ijambo ry'Imana rirababwira ngo igice ca 2 umurongo wa 13 ngo ese abo binangiye imitima bazarokoka bate niba birengagije agakiza gakomeye gatyo? Aba kabiri rero noneho n'abantu bakererwa ngo bazaba bihana. Biranditswe mu Baheburayo igice ca 4 ravuga ngo biracasigariye bamwe kwinjira mu buruhukiro, nabo bakerewe bumva ubutumwa bwiza ariko bakabishira ngo nahejo, ngo igihe kiracahari, ngo mbaze narangiza business yanje. Abo babanza kurangiza business bagategereza, bakavuga ngo baraba bategereje ngo igihe gito ngo nibwo bazemera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwanya wo kwinjira mu buruhukiro bw'Imana buracahari, kandi ntihagire umwe wo muri mwe wasanga hatabushikira, kuko abandi b'abakurambere bacu bananiwe kwinjira mu buruhukiro bw'Imana kubera kugira umutima utizeye. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo twebwe ubwo twizeye twinjira mu buruhukiro bw'Imana. Abo bakererwa rero uburuhukiro buracahari, abo bagishidikanya uburuhukiro buracahari, abo bakivuga ngo nahejo uburuhukiro burahari. Ni karibu ku butumwa bwiza, uburuhukiro bw'Imana burahari. Ni igice ca 4 ubutumwa bwiza butangwamo. Noneho hakaba noneho abahakanyi, babandi bamenye ukuri bagasogongera ijambo ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, bakahabwa umwuka, impano y'umwuka wera. Bamara ijambo ry'Imana rigavuga ngo bagasubira inyuma bakabivamo, bamara kubivamo bakabihakana. Ijambo ry'Imana ngo nta mpongano y'ibyaha ihari, niko yavuga. Abo bantu reza posta bahakana ibyo bamenye, ukuri bagendeyemo, bakongera bakakuvuguruza, bakivuguruza ubwabo bakaguhakana. Abo ngabo nabo reza posta barahamagarwa
nibareke guhakana, baze ku Mana, be kwirengagiza, noneho ubutumwa bwiza bakiriye bagakizwa, ahubwo bagaruke. Imana yiteguye kubakira. Noneho rero hari imbuzi ku bakiranutsi, habaye imbuzi ku bantu birengagije ubutumwa bwiza bakabwanga, hari imbuzi ku bantu bashidikanya babiremeta ngo nahejo, hari n'imbuzi ku bantu bamenye ukuri noneho bakahakana, hari n'imbuzi ku bakiranutsi. Imbuzi ku bakiranutsi, ijambo ry'Imana ravuga ngo ngaho rero dusohoke. Abaheburayo igice ca 13 umurongo waho wa 13 aravuga ngo dusohoke tumusange inyuma y'urugo, kandi twemere kumugeraho tubabazwa. Nukuvuga ngo twemera kubabazwa kubwe, dusohoke tuve mu murwa tumusange inyuma y'urugo, twemera kubabazwa. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo twahamagariwe kwizera gusa, n'Abafilipi igice cya 1 umurongo wa 29, ahubwo twahamagariwe no kubabazwa kubwe. Gusohoka rero tukamusanga inyuma y'urugo, na Yesu Kristo nawe yabanje gusohoka, ko ntabwo yabambwe Yerusalemu mu mujyi, ahubwo yarasohotse abambwe Golgota. Ijambo ry'Imana ravuga ngo natwe dusohoke mu mbago y'amategeko, noneho tumusange inyuma y'urugo, kandi twemera kubabazwa kubwe. Kuko hano ku isi nta mudugudu uhoraho dufite, ahubwo dutegereza uzaza. Ni ukuvuga ngo tumusange Yesu Kristo inyuma y'urugo, kuko nawe kutubonera gucungurwa kw'iteka nuko yagiye kubambwa akava mu murwa. Bisobanura ngo ava mu mbago z'amategeko aje inyuma y'umurwa, noneho abambwa Golgota kugira ngo tubonere gucungurwa kw'iteka. Abashaka kugera ikirenge mu ca Yesu Kristo ro nabo basohoke mu mujyi baje inyuma y'urugo, kugira ngo noneho bemere kubabazwa ku bwa Yesu, noneho babone umudugudu uzahoraho. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ni iki cyatumye Yesu atabambwe Yerusalemu? Nuko Yerusalemu yashushanyaga imbago z'amategeko, kandi Abagalatiya igice ca 4 umurongo wa 4 aravuga ngo igihe gikwiye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo ari we Yesu wabyawe n'umugore, kandi akavuka atwarwa n'amategeko kugira ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe ubugingo bw'iteka. Ni ukuvuga ngo biduheshe kwitwa abana b'Imana. Nuko Yesu Kristo yasohotse mu mategeko, kandi nawe ayavukamo, noneho agacungura abatwarwa nayo, noneho bikaduhesha gucungurwa kw'iteka, kuko tuvuye mu mbago z'amategeko. Ubwo noneho rero urwandiko rw'Abaheburayo ruraduhuza mu masezerano yombi, rurafata isezerano rya kera rukaruhuza n'isezerano risha, ariko noneho Kristo akariwe mutambyi ukomeye w'ibyo twizera kandi tukabyatura. Nkuko mu Baheburayo 7 igice caho ca 7 umurongo waho wa 11 haravuga ngo abo batambyi bari benshi, ariko ntabwo babashe gucungura. Waravuga ngo niba gutunganwa kose kuba kwarazanywe n'abatambyi bw'Abalewi, kuko mu gihe cy'ubwo butambyi niho abantu bahererwaga amategeko, ni iki gituma undi mutambyi aboneka mu buryo bwa Melikisedeke ataboneka mu buryo bwa Aroni? Ijambo ry'Imana ravuga ngo ubwo ubutambyi bwahindutse amategeko nayo akwiriye guhinduka. Kandi ku murongo wa 18 aravuga ngo itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nke n'umumaro muke. Ni ukuvuga ngo Yesu aruta abamarayika, Yesu aruta abatambyi b'isezerano rya kera, Yesu aruta Mose. Ni ukuvuga ngo yatuboneye gucungurwa kw'iteka, kuko yaje gucungura abacumuye bari mu mbago z'amategeko, cyangwa se bayoborwa n'amategeko. Yesu aza kubacungura kugira ngo ababonere gucungurwa kw'iteka. Ubwo rero aruta abamarayika ku ngingo runaka. Igice ca 4 umurongo wa 15 aravuga ngo ntabwo ari abamarayika Imana yatabaye, ahubwo Imana yatabaye urubyaro rwa Aburahamu. Kandi mu bamarayika bose, igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 6 kugera ku murongo wa 14 haravuga ngo ninde wo mu bamarayika yigeze ibwira iti uri umwana wanje ndakubyaye, cyangwa ngo nzaba so uzaba umwana wanje? Ntawe. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwo izongera kuzana umwana wayo mu isi, izavuga iti abamarayika bose bamuramye.
ariko none abamarayika irabivuga iti ibahindura ibirimi by'umuriro, ariko iby'umwana wayo Yesu Kristo ijambo ry'Imana ravuga ngo Uwiteka iravuga ngo intebe yawe Mana ni y'iteka ryose, kuko inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka, wanze ubugome ukunda ukuri. Wanze ubugome ukunda gukiranuka. Na nizo mpamvu Yesu aruta abamarayika, ko ntawe marayika Imana yise umwana wayo cyangwa ngo Imana ibese. Kandi noneho rero Yesu aruta abatambyi bo mu isezerano rya kera, ku ijambo ry'Imana ravuga ngo ntabwo babashe kuzana gutungana, ariko gutunganya kose kwagombye kuzanwa n'ubutambyi bw'Abalewi biratsindwa. Yesu Kristo azana gutungana kwiteka, kuko yatuboneye ugucungurwa kwiteka. Yesu aruta abatambyi b'isezerano rya kera, ku ijambo ry'Imana ravuga ngo yarakwiriye gutekerezwa ko akwiriye icubahiro kiruta icya Mose, nk'uko icubahiro cy'umwubatsi kiruta inzu, arabaruta. Kandi Yesu Kristo aruta Aroni, Yesu Kristo aruta ibitambo, kuko ni igitambo cy'iteka. Ibitambo by'amasekurume n'ibimasa n'amapfizi byatambwaga buri mwaka, ariko Yesu yitambye rimwe kugira ngo atubonere uko gucungurwa kwiteka. Na nizo mpamvu aruta abamarayika. Kandi abamarayika bakoze ibyaha ntabwo babasha kongera kwihana ngo bacungurwe n'amaraso ye, ku ijambo ry'Imana ravuga ngo kuko Imana itabashe kubabarira abamarayika bacumuye, ahubwo irabafata ibajugunya mu mwijima, ibawera mu mworera kugira ngo bategereze gucirwaho iteka. Ntabwo ari abo gucungurwa, kandi ntabwo Yesu yazanywe no kubambwa kugira ngo atabare abamarayika, ahubwo ijambo ry'Imana ratubwira mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 16 ngo yapfiriye cyangwa se yatabaye urubyaro rwa Aburahamu ariwe mwana w'umuntu. Nuvuga ngo gucungurwa si uko abamarayika, gucungurwa si uko amatungo, gucungurwa ni uko umwana w'umuntu. Ariko uwo mutambyi ukomeye waje mu izina rya Melikisedeki niwe watuzaniye gucungurwa kwiteka, kandi Melikisedeki niwe Yesu, kandi akomoka kuri Yuda. Abatambyi bose bo mu isezerano rya kera bayoborwaga n'ubutambyi bw'Abalewi, igihe cyabo niho bahererwaga amategeko. Ariko noneho rero Yesu ahuye na Aburahamu ariwe mu izina rya Melikisedeki mu kibaya cy'Ishave, Yesu amuha umugisha ariwe Melikisedeki, ariko Aburahamu amuha icacumi ca byose. Nuvuga ngo iyo tuvuga mu Melikisedeki ni umwami w'Isalemu, ni umwami w'isumba byose, ni umutambyi w'isumba byose, wa wundi wasanganiye Aburahamu mu kibaya cy'Ishave akamuhesha umugisha. Aburahamu akamuha icacumi ca byose. Ijambo ry'Imana avuga ngo ntagira se, ntagira nyina, ntagira itangiriro ry'iminsi, ntagira n'iherezo ry'ibihe, ahubwo ubwo atagira se ahishushanywa n'umutambyi iteka ryose. Ni umwana w'Imana akaba umutambyi iteka ryose. Yesu rero ashimwe kuko yatubera umutambyi iteka ryose mu ishusho ya Melikisedeki cyangwa mu butambyi bwa Melikisedeki. Abahebura rero batweretse uko ubutambyi butageze ku ntego yo gutuma imitima y'abera ikiranuka, kuko ntabwo ubutambyi bw'Abalewi bwabashe gutunganya abantu. Kandi n'isezerano rya kera mu Baheburayo 8 umurongo wa 7 haravuga ngo isezerano rya kera ryinonosora ntihajaga kuba ngombwa ko hategurwa irindi, nuko ritinosoye nyine. Noneho rero isezerano ryo kuragira iyo ribonetse hakwiriye kuba igihamya. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 16 kuba ari sezeranije yapfuye, kuko ntabwo rigira umumaro na rimwe iyo watanze iryo sezerano akiriho. Yesu nawe rero isezerano rye ryashojwe n'urupfu rwa nyiri iryo sezerano, n'urupfu rwa Yesu Kristo rwabashe kutubonera gucungurwa kwiteka. N'utanze isezerano nawe ari iryo kuraga rigira agaciro, kuko yari isezerano ryo kuraga ntabwo abahawe umurage barya imirage uwayitanze akiriho, ariko iyo amaze gupfa noneho bafite uburenganzira bwo kugabana ya mirage. Na nizo mpamvu Kristo nawe isezerano rye ryashojwe n'urupfu rwe. Isezerano ryo kuraga risozwa n'urupfu rwa nyiraryo, kuko ntabwo rigira akamaro nyiraryo uwaritanze akiriho.
Yesu ashimwe kuko yatuboneye gucungurwa kwiteka kubw'urupfu rwe, ariko Imana ishimwe kuko yamuzuye mu bapfuye. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Twakire Yesu nk'umutambyi w'iteka ryose, kandi akaba yaratuboneye gucungurwa kwiteka kubw'amaraso ye, kandi akaba yaritambye rimwe, akaba nta wundi mutambyi uzakurikira Yesu, ni uheruka mu izina rya Melikisedeki. Imana yacu idusange tumenye urwandiko rw'Abaheburayo rutubwiye abantu binangira imitima yabo, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntibindangira umutima. Ritubwira abantu bakererwa, riratubwira ngo haracari uburuhukiro ku bagikererwa. Ritubwira abantu bahakana baramenye ukuri, riratubwira ngo bitonde kuko nta mpongano y'ibyaha by'abahakanye ukuri babizi izongera kuboneka nibabipfiramo. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo twebero nk'abakiranutsi bakurikiye Yesu dusohoke tumusange inyuma y'urugo, kugira ngo noneho twemere kubabazwa kubwe, kuko nawe yemeye gusohokera Yerusalemu yenyera kubabazwa kubw'abantu, abaribwo tubonera gucungurwa kwiteka. Ijambo ry'Imana riraduhembura, rikaduhumuriza, rikadukangurira kugira ngo abinangiye bihane, abakererwa bihute, abahakana bahindukire, ariko n'abakijwe nabo bagira umuhate wo gusanga Yesu inyuma y'urugo, kugira ngo kwa gucungurwa kwiteka kwe gusubira inyuma. Imana iduhana umugisha. Turi abatambyi mu cyimbo ca Kristo rero twebwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo turi ubwoko bwatoranijwe, turi ishanga ryera, turi abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye ikadukura mu mwijima ikatugeza mu muco w'iteka ryose. Noneho tukaba turi intumwa mu cyimbo ca Kristo, bigasa naho Imana yinginga bazimiye inyuriye muri twe. Ntabwo turi abatambyi nka ba Mose bajanaga amaraso atarayabo, ahubwo turi abatambyi mu cyimbo ca Melikisedeki kugira ngo duhuze Imana n'abazimiye. Abakorinto 2:5 ngo turi abatambyi mu cyimbo ca Kristo, bisa naho Imana yinginga abazimiye inyuriye mu bakijijwe, kugira ngo natwe tube ambassador of Christ, noneho tuzana abazimiye kuri Yesu, abantu babona ubugingo buhoraho. Turabahamagaye tubakangurira bene data kugira ngo umusange Yesu. Niwe mutambyi w'ibyo twiringira kandi twizeye, kandi yaducunguje amaraso ye yitambye rimwe atubonera gucungurwa kwiteka. Mwakire ijambo ry'Imana, mwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Buri wese yatuza akanwa ke ko Yesu Kristo ari umwami, kugira ngo yizere mu mutima kwe ko Imana yazuye Yesu Kristo umwana wayo mu bapfuye arakizwa. Murakoze. Imana iduhana umugisha. Urwandiko rwari rwandikiwe abantu bari barakiriye Yesu Kristo, koko bamaze kwakira Yesu Kristo bavuye mu dini rya Judaisme, basanga muri Christianisme hari persecution, akarengane. Baravuga bati none aho twahoze niho heza. Bifuje gusubirayo. Abaheburayo bakiri ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko bafite idini ryabo rikomeye rya Judaisme, ariko bageze muri Christianisme ni mu kinyejana ca mbere mu mwaka wa 64 basanga karengane mu gihe c'urupfu rwa Petero kari gakomeye cyane mu gihe ca Kaisari Nero, igihe cyo gutwikwa k'abantu bambaza Imana. Noneho bumvise umubabaro, uburibwe bwo kwicwa no gutwikwa no kurenganywa no guterwa inyamaswa z'inkazi, bumva batekereje kwigira inama yo gusubira muri Judaisme. Ubwo rero uwanditse Abaheburayo arabimenya, abandikira ashaka kubabwira ati nyamara ntabwo mwahisemo nabi, mwavuye muri Judaisme mu batambyi bajaga mu ihema ahera cyane rimwe mu mwaka uko umwaka utashe, ariko ntibabazanira gutungana. Mbabwire rero, Yesu aruta abamarayika, Yesu aruta abatambyi b'isezerano rya kera. Amaraso ya Yesu aruta amaraso y'ibimasa n'ay'amapfizi n'ay'ihene. Ntabwo mwahisemo nabi, ntabwo mwibesha. Bahisemo Yesu Kristo mukava muri Judaisme mukaja muri Christianisme, ntabwo mwahisemo nabi. Uru rwandiko n'ubwo kubabwira ngo Yesu aruta abatambyi bahozeranye nabo, Yesu aruta ayo mapfizi amaraso ye bamenaga buri mwaka uko umwaka utashe, abatambyi bakajana amaraso atarayabo kandi bagatambirira iteraniro babanje kwitambirira ubwabo. Nanizo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo babasha kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye, kuko nabo ubwabo binjiraga hera cyane bagoswe n'intege nke.
Imana yacu dusange abahisemo Yesu rero bahisemo neza. Uwanditse Abaheburayo kubwira abantu bashaka gusubira muri Judaisme bavuye muri Christianisme ngo mwahisemo neza mwisubirayo kuko Yesu aruta byose. Imana yacu duhana umugisha n'abumva ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu Kristo, amena. Pastor, ukiri ngaho ugana ku musozo, waruvuze ko bari batangiye kubera ibibazo. Ese ubigeranije no muri iki gihe abantu babona ibibazo birimwe, abantu bamwe barifuza gusubira aho bari imbere? Bo barahari, ntagiye gusubira inyuma kutabaho, ntagiye no gutera imbere kutabaho. Uko abantu bakizwa niko abakira ubutumwa bwiza bamwe basubira inyuma, ariko ntabwo tubwira abasubira inyuma, tubwira abatera imbere. Abo barahari na n'uyu munsi wa none. Akarengane rero k'uyu munsi wa none ni imyuka y'abadayimoni. Ubundi akarengane ko kwica imibiri ni gake, ariko ni imyuka y'abadayimoni ikura abantu igatandukanya abantu n'Imana bakiriye agakiza irahari. Ubwo niko karengane k'uyu munsi wa none, kurenganywa n'imyuka mibi. Wasobanura kurenganywa k'imyuka mibi ko kera abantu barenganywa mu buryo physically bugaragara, ibikoresho n'ibindi, ariko ari mu buryo bw'umwuka. Mu yandi magambo wavuga ngene abantu ngene wabisobanura neza? Akarengane k'imyuka mibi nuvuga ngo nabantu bigabizwa na Satani kandi bari mu murimo w'Imana bagashaka gusohoza irari ry'umwanzi rya Satani. Nizo mpamvu bavuga ngo mu itorero abantu barasenga ariko hakababo n'ibyitso by'umwanzi. Ibyo byitso by'umwanzi rero n'abantu bakorera Satani ariko bari mu itorero. Abo barangije gupfa mu buryo bw'umwuka, barangije gutotezwa, barishwe, bicwa n'umubi, ariko ntibabejya kuko bagaragara physically. Ariko none itorero ry'Isarudi Imana yaraririwe ngo wandikire marayika w'itoro ry'Isarudi uti ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7 z'Imana, aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi. Igihe itoro ry'igihe cyose rirabwa abazima n'intumbi. Izo ntumbi rero zishwe na Satani, niko karengane kavugwa ku mwanzi, ariko baragenda, ariko arabo kurimbuka. Imana yacu dufashe kugira ngo duhamagare abo kubona ubugingo buhoraho. Pastor, urwandiko rwanditswe ryari? Rwanditse muri 64 nyuma ya Yesu. Pastor, urakoze, reka tugushimire tukubwire ngo Imana igumugisha. Nawe ushobora kuba ufite kino kibazo ariko ukabusubijwe, Imana ibaho umugisha. Reka dushimire wowe wabanyatwe muri kiganiro, tukubwire ngo Imana igumugisha. Reka dushimire uzufata ibiganiro byacu ukabihereza inshuti yawe cyangwa ukabipartager cyangwa ukabishira ahandi hantu kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Imana igumugisha, Imana iguhire, Imana ikwagure, Imana ikugire neza kandi iguhaze uburame. Reka wowe ushobora gukora bwa mbere ugeze kuri Gusenga Everyday, tugusaba ukanda subscribe cyo gukora sabone kugira ngo uzaze ubone ibiganiro byacu, mukanda like share canke j'aime na partage, muzamukoze. Pastor, tugana ku musozo, niki ni kuri channel ya Gusenga Everyday. Murakoze, Imana duhana umugisha kuba dukurikira. Ni 0786696620. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Pastor, hari umuntu ushobora kumvise buno butumwa akaba yumvise atsinzwe, ashobora kuba hari umuntu yasubiye inyuma, yarakiye ubutumwa bwiza, ashobora kuba hari n'umuntu yumvise buno butumwa bwa mbere ukaba bumukoze akaba agiye kwakira Yesu umwami n'umukiza. Ndashaka ngo bano bantu ubasengere, ubahe n'umuyoboro uko babigenza abantu babyifuza. Nta nahari ubuhungiro buri uretse kuri Yesu Kristo. Mana, turagushimiye kubw'ubutumwa bwiza wemera kubwamamazwa mu isi yose bukagera mu mahanga yose. Ndagushimiye ko hari abategereje kwakira ubutumwa bwiza ariko batabonye umwanya wo kububona. Hari abataragiriye amahirwe yo kwakira ijambo ry'Imana, bari ahantu mu nguni z'isi hatandukanye wenda hatagira ijambo ry'Imana, ariko turabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo icubahiro cyawe n'imbaraga zawe zibagereho. Abatara ubutumwa bwiza babwakire, n'ababwakiriye bakomezwe n'ijambo ryawe. Turahamagaye izina ryawe n'icubahiro cyawe kugira ngo mu mahanga yose bose bamurikirwe n'umuco, kugira ngo mu gihe gito nugaruka gushikira itorero umugabane mwinshi uzasange witeguye kugusanganira, ko ntabwo Uwiteka Imana itinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereje kwiritinza, ahubwo itegereza yihanganye ishaka ko buri wese yihana akabona ubugingo buhoraho. Reka rero abantu bisi yose bakira ubutumwa bwiza bihane kandi bazahabwa ubugingo buhoraho. Turakangurira bumva ubutumwa bwiza kugira ngo uyu munsi nimwumve ijwi ry'Imana, mwe kwinangira umutima nk'uko hari ababikuze kera bakarimbuka mu butayu, ariko uyu munsi wa none isezerano ryo kwinjira mu burukiro bw'Uwiteka riracareho ngo muze mwakire ubutumwa bwiza kandi mwegere Yesu Kristo. Niwe mutambyi mukuru kandi niwe mutambyi w'ibyo twizera kandi tukabyatura.
ni karibu kuri Yesu. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amena. Amena. Turabashimiye tubabwira ngo ikiganiro naho gutaha. Shalom shalom. Shalom. Witeka umva gusenga kwanje, gutaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cya nimugoroba.